Yesu Kristo ashimwe. Uyu ni umunsi wa 78 turi mu gitabo cya mbere cy'abami, tugeze ku gice cya 8. Reka dusome mu izina rya Yesu. Bacyura isanduku mu rusengero. Hanyuma Salomo ateranya abakuru b'Abisiraheli n'abatware b'imiryango bose, aribo batware b'amazu ya ba sekuruza b'Abisiraheli, bateranira i Yerusalemu bitabye umwami Salomo kugira ngo bazamure isanduku y'isezerano ry'Uwiteka bayikure mu mudugudu wa Dawidi Siyoni. Nuko Abisiraheli bose bateranira aho umwami Salomo ari mu kwezi kwa Etanimu, ariko kwezi kwa 7, baje mu birori. Abakuru ba Isiraheli bose baraza, abatambyi baherako baremerwa isanduku. Bazamura isanduku y'Uwiteka n'ihema ry'ibonaniro n'ibintu byejejwe byabaga mu ihema byose. Ibyo byose byazamuwe n'abatambyi n'Abalewi. Maze umwami Salomo hamwe n'iteraniro ryose ry'Abisiraheli bari bateraniye aho ari, bahagarara imbere y'isanduku, bahatambira inka n'intama zitabarika, zitabasha kurondorwa kuko ari nyinshi. Nuko abatambyi bacyura isanduku y'isezerano ry'Uwiteka, bayitereka ahayo, ahavugirwa ariho hitwa ahera cyane, munsi y'amababa y'ibishushanyo by'abakerubi, kuko ibishushanyo by'abakerubi byari bitanze amababa hejuru y'igitereko cy'isanduku, bigatwikira isanduku n'imijisho yayo. Kandi imijisho yayo yari miremire, bigatuma imitwe yayo igaragara hino y'ahavugirwa imbere y'ahera, ariko uri hanze ntiyayirebaga, kandi iracyahari na bugingo n'ubu. Muri iyo sanduku nta kindi cyarimo keretse ibisate by'amabuye 2 Mose yashyiriyemo i Horebu, ubwo Uwiteka yasezeranaga n'Abisiraheli isezerano bava mu gihugu cya Egiputa. Nuko abatambyi bavuye ahera, igicu cyuzura inzu y'Uwiteka, bituma abatambyi batabasha guhagararamo ngo bahereze ku bw'icyo gicu, kuko ubwiza bw'Uwiteka bwari bwuzuye inzu y'Uwiteka. Salomo aherako aravuga ati, Uwiteka yavuze ko azaba mu mwijima w'icuraburindi, kandi nkubakiye n'inzu yo kubamo, aho uzatura iteka ryose. Maze Salomo ahindukirira iteraniro ry'Abisiraheli ryose, abaha umugisha, kandi iteraniro ryose ryari rihagaze. Aravuga ati, Uwiteka Imana y'Abisiraheli ihimbazwe, niyo yivuganiye n'umukambwe wanjye Dawidi mu kanwa kayo, kandi ikabisohoresha ukuboko kwayo iti, uhereye igihe nakuriye ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli muri Egiputa, nta mudugudu wo mu miryango ya Isiraheli yose nigeze gutoranya wo kubakwamo inzu ngo izina ryanjye riwubemo, ahubwo natoranije Dawidi ngo ategeke ubwoko bwanjye bwa Isiraheli. Nuko data Dawidi yari yaragambiriye kuzubakira izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli inzu, ariko Uwiteka abwira data Dawidi ati, kuko wari ufite umugambi wo kuzubakira izina ryanjye inzu, wagize neza ubwo wabigambiriye mu mutima wawe. Ariko si wowe uzubaka iyo nzu, ahubwo ni umuhungu wawe uzikurira mu nda, uwo niwe uzubakira izina ryanjye inzu. None Uwiteka ashohoje ijambo yavuze, kuko mpagurutse mu cyimbo cya data Dawidi, kandi nkaba nicaye ku ntebe y'umwami wa Isiraheli nk'uko Uwiteka yasezeranye, kandi nujuje inzu nubakiye izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli. Niho nabonye ubutereko bw'isanduku irimo isezerano ry'Uwiteka yasezeranye na ba sogokuruza ubwo yabakuraga mu gihugu cya Egiputa. Isengesho rya Salomo. Salomo aherako ahagarara imbere y'icyotero cy'Uwiteka, iteraniro rya Isiraheli ryose rihari, atega amaboko ayerekeje mu ijuru. Aravuga ati, Uwiteka Mana ya Isiraheli, nta mana iriho hejuru mu ijuru cyangwa hasi mu isi ihwanye nawe, kuko ukomeza gusohoreza abagaragu bawe amasezerano no kugirira ibambe abagendera imbere yawe n'umutima wose. Kandi wakomeje ibyo wasezeranije umugaragu wawe data Dawidi, nk'uko wabivugishije akanwa kawe, none ubishohoresheje ukuboko kwawe. Nuko rero none Uwiteka Mana ya Isiraheli, komeza ibyo wasezeranije umugaragu wawe data Dawidi, nk'uko wamubwiye uti, ntuzabura umuntu wo kwicara ku ntebe y'ubwami bwa Isiraheli imbere yanjye.
niba abana bawe bazitondera mu ngeso zabo nziza bakagendera imbere yanjye nk'uko wagenderaga imbere yanjye. Nuko none Mana ya Isiraheli ndakwinginze, ijambo ryawe wabwiye umugaragu wawe data Dawidi urihamye. Ariko se ni ukuri koko Imana izatura mu isi? Dore ijuru ndetse n'ijuru risumba ayandi nturikwirwamo nkanswe iyi nzu ntubatse. Ariko Uwiteka Mana yanjye, wite ku gusenga k'umugaragu wawe nkwinginga, umve gutakamba no gusenga umugaragu wawe nsengeye imbere yawe uyu munsi, kugira ngo uhore ushyize amaso kuri iyi nzu ku manywa na nijoro, ari wowe wavuze ko uzashyira izina ryawe, ngo ubone uko ujya wumva gusenga umugaragu wawe nzajya ngusenga nerekeye aha. Nuko ujye wumva kwinginga k'umugaragu wawe nuko ubwoko bwawe bwa Isiraheli ko bazajya basenga berekeye aha. Niko ko ujye wumva uri mu ijuru ari ryo buturo bwawe, kandi uko uzajya wumva ujye ubababarira. Umuntu nacumura kuri mugenzi we bakamuharahiza indahiro, akaza akarahirira imbere y'icyotero cyawe muri iyi nzu, nuko ujye wumva uri mu ijuru utegeke ucire abagaragu bawe imanza zitsinda abakiranirwa, biturwe gukiranirwa kwabo, zigatsindishiriza abakiranutsi nk'uko gukiranuka kwabo kuri. Kandi ubwoko bwawe bwa Isiraheli nibirukanwa n'ababisha bazira ko bagucumuyeho, nyuma bakaguhindukirira bakerura izina ryawe bagasenga bakwingingira muri iyi nzu, nuko ujye wumva uri mu ijuru bababarire abantu bawe ba Isiraheli igicumuro cyabo, bagarure mu gihugu wahaye ba sekuruza. Kandi ijuru nirikingwa imvura ntigwe kuko bagucumuye, nyuma bagasenga berekeye aha, bakerura izina ryawe bagahindukira bakareka igicumuro cyabo, kuko uzaba ubahannye, nuko ujye wumva uri mu ijuru bababarire abagaragu bawe n'ubwoko bwawe bw'Abisiraheli igicumuro cyabo. Uzabigishe kugendana ingeso nziza, uvubire igihugu cyawe imvura, icyo wahaye abantu bawe ho gakondo. Inzara nitera mu gihugu, cyangwa mugiga, cyangwa kurumbya, cyangwa gikongoro, cyangwa inzige, cyangwa kagungu, cyangwa ababisha, nibabagotera mu gihugu kirimo imidugudu yabo, nubwo hazatera icyago cyose cyangwa ikindi cyorezo, maze umuntu wese akagira icyo agusaba cyose yinginze, cyangwa ubwoko bwawe bw'Abisiraheli bwose, ko umuntu wese azajya yimenyaho indwara yo mu mutima we, akarambura amaboko ye yerekeye iyi nzu, nuko ujye wumva uri mu ijuru ryo buturo bwawe bababarire. Utegeke witure umuntu wese ukurikije ibyo yakoze byose, wowe uzi umutima we, kuko ari wowe wenyine uzi imitima y'abantu bose, kugira ngo bakubahe iminsi bazamara mu gihugu wahaye ba sekuruza yose bakiriho. Kandi n'umunyamahanga utari uwo mu bwoko bwawe bwa Isiraheli naza aturutse mu gihugu cya kure azanywe n'izina ryawe, kuko batazabura kumva bavuga izina ryawe rikuru n'amaboko yawe akomeye n'ukuboko kwawe kwagirije, nibaza bagasenga berekeye inzu, nuko ujye wumva uri mu ijuru ari ryo buturo bwawe, umarire uwo munyamahanga ibyo agutakambira byose, bitume amoko yose yo mu isi amenya izina ryawe, akubahe nk'uko ubwoko bwawe bwa Isiraheli bukubaha, kandi bamenye yuko iyi nzu nubatse yitwa iy'izina ryawe. Kandi abantu bawe nibatabara bakajya kurwana n'ababisha mu nzira yose uzabagabamo, maze bagasenga Uwiteka berekeye uyu murwa watoranyije n'inzu nubakiye izina ryawe, nuko ujye wumva gusenga no kwinginga kwabo uri mu ijuru barengere mu byo bazaba barwaniye. Nibagucumuraho, kuko ari nta muntu udacumura, ukabarakarira ukabahana mu babisha babo, bakabajyana ari imbohe mu gihugu cyabo ari kure cyangwa hafi, nyuma bakisubiramo bari mu gihugu cy'ababajyanye ari imbohe, bagahindukira bakakwingingira bari muri icyo gihugu bati twaracumuye tuba ibigoryi dukora nabi, bakakugarukira n'umutima wabo wose n'ubugingo bwabo bwose, bari mu gihugu cy'ababisha babo babajyanye ari imbohe, bakagusenga berekeye igihugu wahaye ba sekuruza babo n'umurwa watoranije n'inzu nubakiye izina ryawe, nuko ujye wumva gusenga kwabo no kwinginga kwabo uri mu ijuru ari ryo buturo bwawe.
ubakiranurire ibyabo, bababarire abantu bawe bagukoreye ibyaha n'ibicumuro bagucumuyeho byose, uzabahe kugirirwa imbabazi n'ababajyanye ari imbohe bababarire, kuko ari ubwoko bwawe n'umwandu wawe wikuriye muri Egiputa, bakuwe mu ruganda aho bacurira ibyuma. Kandi urebeshe amaso yawe umugaragu wawe n'ubwoko bwawe bw'Abisiraheli, bakwingingiye kuzabumvira mu gihe bazagutakambira, kuko wabitoranirije mu mahanga yose ngo babe umwandu wawe, nk'uko wavugiye mu kanwa k'umugaragu wawe Mose, ubwo wakuraga ba sogokuruza muri Egiputa, mwami w'Imana. Nuko Salomo arangije iryo sengesho ryose yingingishaga Uwiteka, arahaguruka ava imbere y'icyotero cy'Uwiteka, aho yari apfukamye arambuye amaboko ayatunga mu ijuru. Arahaguruka asabira iteraniro ry'Abisiraheli ryose umugisha, avuga ijwi rirenga ati, Uwiteka ashimwe, kuko ahaye ubwoko bwe bw'Abisiraheli ihumure, nk'uko yabasezeranije kose. Nta jambo na rimwe mu masezerano yose yasezeraniye mu kanwa k'umugaragu we Mose ritasohoye. Uwiteka Imana yacu ibane natwe nk'uko yabanaga na ba sogokuruza, ntizadusige, ntizaduhane, twemeze kuyihindurira imitima yacu, tugendere mu nzira zayo zose, twitondere amategeko yayo n'amateka n'ibyo yategetse ba sogokuruza. Kandi ayo magambo ni ingingi y'Uwiteka muhagaze imbere, Uwiteka Imana yacu ijye yibuka ku manywa na nijoro, kugira ngo ijye icira umugaragu wayo n'ubwoko bwayo bwa Isiraheli imanza zitunganye kubw'umunsi uzacyana byose, kugira ngo amoko yose yo mu isi amenye ko Uwiteka ari we Mana nta yindi. Nuko imitima yanyu ibe itunganiye Uwiteka Imana yacu, mugendere mu mateka yayo, mwumvire amategeko yayo, nk'uko mubigenjeje uyu munsi. Ibitambo Salomo yatambiye Uwiteka. Hanyuma umwami n'Abisiraheli bose bafatanya gutambira ibitambo imbere y'Uwiteka. Salomo atamba ibitambo by'ishimwe kuko bari amahoro, atambira Uwiteka inka inzovu 2 n'ibihumbi 2 n'intama 100 n'inzovu 2. Uko niko umwami n'Abisiraheli batashye inzu y'Uwiteka. Uwo munsi niwo umwami yerejeho hagati mu rugo rw'imbere y'inzu y'Uwiteka, kuko ariho yatambiye igitambo cyoswa n'urugimbu rw'ibitambo by'ishimwe yuko bari amahoro, agaturiraho amaturo y'amafuni y'impeke, kuko icyotero cy'umuringa cyari imbere y'Uwiteka cyari gito, kidakwirwaho ibitambo byose n'iby'ingimbu z'ibitambo by'ishimwe, yuko bari amahoro, n'amaturo y'amafuni y'impeke. Uko niko Salomo yagize ibirori by'iminsi mikuru icyo gihe hamwe n'Abisiraheli bose bari bahateraniye ari benshi bavuye mu gihugu cyose, uhereye aharasukirwa i Hamati ukageza ku kagezi ka Egiputa. Bamara iminsi 7, barongera bamara indi 7, iminsi yose 14 bari imbere y'Uwiteka Imana yacu. Ku munsi wa 8 umwami asezerera abantu, bamusabira umugisha, basubira mu mahema yabo bishima, imitima yabo inejejwe n'ineza yose Uwiteka yagiriye umugaragu we Dawidi n'ubwoko bwa Isiraheli. Igice cya 9, titire yacyo iravuga ngo Imana iburira Salomo. Nuko Salomo yuzuza inzu y'Uwiteka n'inzu y'umwami n'ibyo yishimiye gukora byose. Bukeye Uwiteka abonekera Salomo ubwa kabiri nk'uko yamubonekeraga i Gibeyoni. Uwiteka aramubwira ati, numvise gusenga kwawe no kwinginga kwawe wingingiye imbere yanjye. Nereje iyi nzu wubatse kugira ngo izina ryanjye riyibemo iteka ryose, kandi amaso yanjye n'umutima wanjye bizayihoraho iminsi yose. Nuko nawe nugendera imbere yanjye nk'uko so Dawidi yagendaga, ufite umutima ukiranutse kandi utunganye, ugakora ibyo nagutegetse byose, ukitondera amategeko n'amateka yanjye, nanjye nzakomeza ingoma yawe mu Bisiraheli iteka ryose, nk'uko nasezeranye na so Dawidi, nkamubwira nti, ntabwo uzabura umuntu wo kwicara ku ntebe y'ubwami bwa Isiraheli. Ariko nimunteshuka cyangwa abana banyu mukanyimura, ntimwitondere amategeko n'amateka yanjye nabashyize imbere, mukajya gukorera izindi mana mukaziramya, nanjye nzarimbura Abisiraheli mu gihugu nabahaye, kandi iyi nzu nereje izina ryanjye nzayijugunya imve mu maso. Kandi Abisiraheli bazaba iciro ry'imigani n'agashinyaguro mu mahanga yose. Kandi iyi nzu nubwo ari ndende,
uzayinyura imbere wese azatangara yimyoza ati, ariko niki cyatumye Uwiteka agenza iki gihugu n'iyi nzu bene aka kageni? Bazamusubiza bati, ni uko baretse Uwiteka Imana yabo yakuye ba sekuruza babo mu gihugu cya Egiputa, bagakeza izindi mana bakaziramya bakazikorera, nicyo cyatumye Uwiteka abateza ibi byago byose. Indi mirimo ya Salomo. Nuko hashira imyaka 20 ariyo Salomo yubakiyemo amazu yombi y'Uwiteka n'iy'ubwami. Kandi Hiramu umwami w'i Tiro niwe wahaye Salomo ibiti by'imyerezi n'imibehoshi n'izahabu, uko ibyo yashakaga byose byanganaga. Nuko iyo myaka ishize, umwami Salomo aha Hiramu imidugudu 20 mu gihugu cy'i Galilaya. Bukeye Hiramu ava i Tiro ajya kugenda iyo midugudu Salomo yamuhaye, ariko ntiyayishima. Aravuga ati, mbese mwana wa data, imidugudu wampaye n'imidugudu ki? Niko kuhahimba igihugu cy'i Kabuli, ari nako hakitwa na bugingo n'ubu. Kandi Hiramu yari yaroherereje umwami italanto z'izahabu 120. Nuko iyi niyo mpamvu yatumye umwami Salomo atoranya abanyagihe, kuko bari abo kubaka inzu y'Uwiteka n'iy'ubwe, na Milo n'inkike z'amabuye z'i Yerusalemu n'i Hasori n'i Megido n'i Gezeri. Kandi Farawo umwami wa Egiputa yari yaratabaye atsinda i Gezeri, aratwika yica Abanyakanani bari bahatuye, abaha umukobwa we muka Salomo ho indongoranyo. Nuko Salomo yubaka i Gezeri n'i Betihoroni yo hepfo, n'i Barati n'i Tamari mu gihugu cy'ishyamba, n'imidugudu yose y'ingarama ya Salomo, n'iyacyurwagamo amagare ye n'iy'abagendera ku mafarashi be, n'amazu yashakaga kubaka i Yerusalemu n'i Lebanoni, no mu gihugu cyose yatwaraga, kugira ngo yinezeze. Abantu bose b'insigarizi b'Abamori n'Abaheti n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi, abatari Abisiraheli, abuzukuruza babo bari barasigaye mu gihugu, abo Abisiraheli batashoboye kurimbura rwose, abo nibo Salomo yatoranyagamo abagira imbata na bugingo n'ubu. Ariko mu Bisiraheli Salomo ntiyahinduragamo imbata, ahubwo bari ingabo zo kurwana, n'abagaragu be n'ibikomangoma bye, n'abatware b'ingabo ze, n'abatware b'amagare ye, n'abagendera ku mafarashi be. Abo nibo batware bakuru bareberaga umurimo wa Salomo, bose bari 550 batwaraga abakozi. Nuko umukobwa wa Farawo ava mu mudugudu wa Dawidi ataha mu nzu Salomo yamwubakiye. Icyo gihe nibwo Salomo yubatse Milo. Nuko Salomo akajya atamba 3 mu mwaka ibitambo byoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko ari amahoro, ku cyotero yubakiye Uwiteka, kandi akajya yosereza imibavu ku cyotero cyari imbere y'Uwiteka. Uko niko Salomo yujuje inzu. Kandi umwami Salomo yari yarabaje inkuge nyinshi, azitsika Esiyonigeberi hahereranye na Eroti ku nkengero y'inyanja itukura mu gihugu cya Edomu. Maze Hiramu yohereza muri izo nkuge abagaragu be b'abasare bamenyereye inyanja, bajyana n'abagaragu ba Salomo. Baragenda bajya Ofiri, bakuraho italanto z'izahabu 420 bazishyira umwami Salomo. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Tuzakomeza ejo umunsi wa 79 dusoma igice cya 10 by'umugabekazi w'i Sheba.